Ese Illuminati ni iki? Ibamo bande? Ikora ite? Menya byinshi biyerekeyeho. Iyi ni Getso TV. Nje ndi Gashonga Yves Valentin. Reka tuganire byinshi ku muryango habwa na Lucifer binyuze mu muryango wa Illuminati. Tariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1776 umwarimu wo muri kaminuza yo mu Budage Adam Weishaupt yafunguye umuryango ukora rwihishwa awita Illuminati cyangwa se abamurikiwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Aho gukora nk'umuryango gakondo nkuko byari bimenyerewe, uyu muryango waje gufata isura ya politike maze ibi bituma utangira kwangwa biza no kuviramo gusenyuka. Nyuma y'imyaka 9 gusa uyu muryango waje kuvuguruye ufite indi sura n'izindi mbaraga, no kuvuga Modern Illuminati cyangwa se Illuminati igezweho. Kuva ku ishwa rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Fitzgerald Kennedy ugaca ku mpindura amatwara zo mu Bufaransa Revolution Française, ibiremwa bidasanzwe extraterrestre, imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gushaka gushyiraho gahunda imwe ku isi ngo ni bimwe mu biranga Illuminati ivuguruye. Biraguye kumenya uko Illuminati ibayeho. Ikizwi cyo nuko irimo abantu bakomoka mu miryango ikomeye ifite ubutunzi n'imbaraga za politike. Intego zabo ngo ni ukwigarurira igice kinini cy'isi, ari nako buri umwe wese ufite ijambo yabarizwa muri uyu muryango mugari ugenzera ku matwara ya Lucifer nkuko bitangazwa. Muri Amerika ngo niho umuyobozi w'iki gihugu utabarizwa muri uwo muryango. Uku ni niko kandi bimeze mu bindi bihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga ifite ubushobozi. Bimwe mu bimenyetso byagiye bigarukwaho mu biranga umuryango wa Illuminati harimo inyamaswa iteye nk'inka ifite amahembe, piramide ifitemo ijisho rimwe ndetse n'ibindi, kandi byose bikaba bigenda bigaragara mu muryango. Nko mu idolari rya Amerika hagaragaramo piramide. Illuminati. John Fitzgerald Kennedy uretse ko binavugwa ko ari mu perezida wa Amerika wabayeho ucisha make, ngo n'urupfu rwe ntago rwasobanutse. Uyu bivuga ko atacaga imbibi za Illuminati, yaje guhitanwa mu buryo butumvikana cyane ko bitewe n'uburyo umutekano wa Amerika wari ukaze muri icyo gihe. Amerika ari mu bihe by'intambara y'ubutita, ngo ntabwo yari kuba yarasiwe mu ruhame nkuko byagenze iyo biza kuba atari ubugambanyi bivuga ko bwakozwe n'aba Illuminati. Aba Illuminati ngo n'abagabo bazi ubwenge, ibimenyetso niyo ntwaro yabo yibanze, aho bishushanwa ku nkuta ndetse n'ibikoresho bitandukanye bikundwa, ndetse bimwe bikerekanwa ku mashusho, gusa kubitahura biragoye. Udutoki tubiri dukoze agahembe tugizwe na mukubitarukoko ndetse na meme zizamuye ni kimwe mu byo uzabona n'abastari bivuga ko baba muri uyu muryango. Iyo ukoze ubushakashatsi ugwa ku mazina y'ibyamamare binyuranye, haba muri politike, umuziki, sinema, sport hamwe n'abandi bahanzi batandukanye kuva mu myaka ya za 70 na za 80, ahari amatsinda ya rock ndetse na Black Sabbath na Rolling Stones bakundaga gutanga ubutumwa bwa shitani mu ndirimbo zabo. Uko ibihe byagiye bisimburana niko bimeze n'uyu munsi. Hagiye haza abandi bahanzi bashya biganjemo abaririmba R&B, pop ndetse na rap, barangajwe imbere na Jay-Z ndetse na Lady Gaga. Hakaza ndetse n'abandi nka Madonna, Britney Spears, Beyonce, Kanye West, Rihanna, Lil Wayne, Boba, 50 Cent ndetse n'abandi. Cyane ko bo batabishyira ahagaragara, ariko iyo wabize neza ngo hari icyo utora. Urupfu rwa Ariane wagize impanuka y'indege tariki ya 25 Nyakanga mu mwaka 2001 narwo ruvuga ko yaba yaratanzwe igitambo n'uwari umukunzi we, kimwe n'abandi bagiye bitaba Imana mu buryo budasobanutse. Imyambarire n'ibimenyetso by'ibyamamare mu bihe n'ahantu hagiye hanyuranye, haba mu mafoto, mu mashusho ndetse n'ahandi, ngo hari byinshi biba bihishe bifite aho bihurira n'uyu muryango. Mu ndirimbo nka On Top the Next One ya Jay-Z, Umbrella ya Rihanna na Bad Romance ya Lady Gaga ngo ni zimwe mu zuzuyemo ibimenyetso by'ubu bwami. Yes We Can, kuva mu cyaro cya Kamonyi ugaca mu Gikuyu ho muri Kenya ugashyika Hollywood ndetse na Los Angeles muri California. Iyi nteruro ntawe utayizi, dore ko yazanywe n'itora rya Barack Obama nka perezida wa mbere w'umwirabura, byadatumye ihimbirwa indirimbo bise Yes We Can. Iyi ndirimbo iyo uyikinnye uyihindura cyangwa se reverse ihinduka ibindi bintu, kuko icyayi Yes We Can bihinduka Thank You Satan cyangwa se urakoze shitani. Ibi nawe wabyikorera uramutse ufite Adobe. Ese no guhurira na coincidence cyangwa ahubwo bihuriye n'uyu muryango? Mu ndirimbo ni Gas in Paris ya Jay-Z na Kanye West mbere yo gutangira bisanzwe hari amagambo abavugira kure. Iyo uyumvise witonze
baba bagira bati we killed Tupac cyangwa se twishe Tupac. Aha naho hibazwa niba ari ibintu bitatekerejweho. Rihanna kwifotoza afite ifoto y'inzoka, afite ijisho rimwe, ibimenyetso akora mu ndirimbo zose ni ibihamya by'uko yabaga muri uyu muryango. Abantu benshi bakomeye ku isi bagenda bavuga muri uyu muryango, ndetse na Kiliziya Gatolika igenda ivugwamo, dore ko benshi bavuga ko kuva ku bupapa bwa Papa Benedicto wa 16 byaba byaratewe n'uyu muryango mu bice binyuranye by'ubuzima bw'isi, haba muri politike, siporo, umuziki ndetse na sinema n'ahandi hose havuga kwishwa k'uyu muryango. Ni byinshi byavugwa, ni byinshi byanditswe, ibitabo byagiye hanze, amafilime yarasohowe, gusa ntacyo byatanze. Biragoye kubyemeza, gusa no kubihakana nabyo byaba ari ukurenzaho. Ese koko uyu muryango ubaho? Ese utanga ubutunzi n'imbaraga? Iyi ni Getworld TV, naho njye nari Gashonga Yves Valentin. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Getworld Rwanda, ukibuka subscribe ndetse na share ku nshuti zawe.